musozi witwa Golgota hicirwaga abagome babicanga urupfu rw'ibivume bamanitswe ku giti. Mwami Yesu niho bakujyanye bakwica urupfu rubi byatumye n'Imana ikuzinuka ubera ibyaha byanjye. Uyu musaraba wikoreye niunesha gakiza nubwo abantu bose bawureka jyewe sijya uvaho. Tugumane mwami haleluya mwami tugumane wakoze byose uwo musaraba. Tugumane mwami haleluya mwami tugumane. Iyi si yose yagize ubwoba ibonye umaze gupfa azitigiswa no kunanirwa kukwakira Muremyi. Izuba ryo ryahise rihumba abubwira kabiri kuko wari umucyo yaramaze gutanga. Wagiye ikuzimu kwa Satani umwamuri w'umuzo sohora abera bawe bose umutware tugumane mwami haleluya mwami tugumane wakoze byose uwo musaraba. Tugumane mwami haleluya mwami tugumane. Abari kure n'abari hafi mbese nimuririmbe rutare rwisumba n'amahanga ukuri yarazutse. Icyakora yari yarapfuye none dorahoraho agendera ahagaze ibite eko by'amatabaza. Imyaka irashira indi gatawe najyaho unikira iwe nzira n'ukuri n'ubugingo atubera ubwugamo.
tugumane mwami Yesu, tugumane tubane igihe cyose, tugumane. Igihe amaso yanjye azareba, tugumane mwami Yesu, tugumane mwami, haleluya. Wakoze byose kuri uwo musaraba, tugumane mwami Yesu, tubane kugeza igihe uzagaruka. Wakoze byose kuri uwo musaraba, tugumane tubane. Mubikije ubugingo bwanjye, yewe Yesu urinde, unyanike mu gitabo